Amahoro ku bakunzi b'ibiganiro byacu, ndabasuhuje mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, aho muri hose amahoro y'Imana abane namwe. Ngewe ubasuhuza rero ni Eugenie Ndabavunye, ku basanzwe badukurikira muranze ariko no ku bashyashya ndabibwiye kugira ngo tuganire tuziranye. Ndi umwana w'Imana, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu, nta rubanza ngiciriwe. Imana yahannye Kristo mu cyimbo cyanjye, ibyo mbyizeye bimpanirizwa no kuba umukiranutsi. Ubu ngubu mbanye n'Imana amahoro. Iki kiganiro rero nifuje ko tuganira kugira ngo dukomeze kurebera hamwe ese niki gituma umuntu akwiriye kwizera. Umuntu akwiriye kwizera se arizera iki? Umuntu akwiriye kwizera akizera Imana, akayizera ibyo yakoze muri Kristo Yesu. Icyo Imana rero yakoreye muri Kristo Yesu nuko muri Kristo Imana yaraguhannye, muri Kristo Imana yarakubabariye, muri Kristo Imana yibagiwe ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe bwose, kuko tubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 10 umurongo wa 17. Imana hari isezerano Imana yaragiranye n'Abisiraheli rya mbere, bararyica ntibarishobora. Ryari rishingiye ku mategeko, ryari rishingiye ku myitwarire y'umuntu. Baryigisha Imana irababwira ati nzabasezeranya irindi sezerano. Muri iryo sezerano noneho ntago hazazamo imyitwarire y'umuntu, ahubwo muri iryo sezerano ni isezerano ryari rishingiye ku maraso ya Kristo. Kubw'amaraso ya Kristo rero Imana yarakubabariye, habonetse igitambo gihongerera ibyaha byawe mu buryo bw'iteka ryose. Icyo gitambo ni Kristo. Ni Kristo wishyizeho ibyaha byawe, Imana iramuhana, ubonye ubugingo buhoraho. Imana iravuga ngo kubw'ibyo, mu gice cya 10 umurongo wa 17 mu gitabo cy'Abaheburayo, ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe ntabwo izongera kubyibuka ukundi. Imana yibagiye ibyaha byawe. Yesu yabihambanywe mu mva, azuka ari umukiranutsi, kandi nawe yarakuzukanye uzuka uri umukiranutsi. Ntiwongere kumva uri kondana imbere y'Imana, ntiwongere kwiciraho iteka. Imana yarakubabariye, Imana iragukunda. Nubyizera uyu munsi urumva ufite ubugingo buhoraho, urumva wajya mu ijuru isaha iyo ari yo yose. Waba uriho waba upfuye urumva unezerewe. Kwizera Yesu rero bifite inyungu nyinshi. Umuntu wizeye Yesu agira amahoro. Umuntu wizeye Yesu aba afite ihumure. Umuntu wizeye Yesu aba yumva Imana iri mu ruhande rwe. Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 8 yaravuze ati ese ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nta mubisha uhari niba warizeye Yesu. Wibera amahoro, wishime, unezerwe. Ndagira ngo nkubwire ngo niba warizeye Yesu, nta wundi murage ufite uretse wo kunezerwa. Nta kindi ufite uretse kwishima, wishimiye mu Mwami. Igituma kera tutishimaga ngo bikunde, cyangwa ibyishimo byacu bikagira ikibikoma mu nkokora, nuko twishimiraga ibintu bihinduka, tukanezererwa ibintu bihindagurika cyangwa binashira. Uyu munsi ukishimira amafaranga, ejo ugahomba. Uyu munsi ukishimira inzu, ejo ikagira ikibazo. Uyu munsi ukishimira umuntu udahoraho. Ariko impamvu muri Kristo harimo kwishima iteka ryose, nuko Imana none uba wiringiye ari ihoraho. Ni Imana y'iteka ryose, ni Imana ishobora byose. Uwizeye Yesu Imana ihinduka se, ubu Imana ni data. Nawe niba waramwizeye ubu Imana ni papa wawe. Nta kwiganyira rero kujya kuboneka ku muntu wizera. Ni nayo mpamvu Yesu yabwiye abantu ati ntimukiganyire ngo maze ngo ejo tuzambara iki, ejo tuzarya iki. Tihoya, ahubwo ibyo mukeneye byose bijye bimenywa na So uri mu ijuru. Ndabakunda rero abantu mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kuko byabahesheje ubugingo buhoraho, kandi nanjye niko bimeze. Ariko n'abatarabyizera turabibashishikariza, kubera ko harimo inyungu nyinshi. Harimo inyungu umuntu atabona ahandi, harimo ubuzima buzira iherezo. Niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe aba atakinatinya urupfu. Urupfu ruhita ruhinduka ahubwo irembo rikwinjiza aho batagipfa.
irembo rikwinjiza iwacu mu ijuru. Uribaza kera twatinyaga urupfu tutarizera, ariko nta yindi mpamvu nuko avuga ati nindamuka mpfuye ndaba ninjiye mu gihano. Ariko kuri ubu urupfu sinkirutinya kuko nzi ngo ndamutse mpfuye ntago naba ngiye mu gihano, ahubwo nimpfa ni inzira nzaba ngiye kunyuramo kugira ngo ngere iwacu heza hiteka ryose, ahataba kurira, ahataba kubabara, ahataba gusonza, ahataba gusuhuza umutima. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo z'agakiza wa 81 uvuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, ngo uri kure ahatagera ibyago, ngo kandi umucyo waho ni umwana w'intama, ngo uwo murwa niringiye kuzawujyamo. Nanjye ndawugukumbuje, niba utarizera Yesu izere winjire muri uwo murwa. Ariko niba waranamwizeye ni amahirwe, ni byiza uzabaho. Ni ukuvuga ngo naho uyu munsi hari ibibazo waba uri kunyuramo, ariko uhumurizwe nuko hari igihe kizagera ugataha iwacu heza, iwacu hiteka aho batarira, iwacu heza aho imvura itanyagira abantu, iwacu heza aho imvura idasimburana n'izuba, hahora ari heza, ngo umucyo waho n'umwana w'intama Yesu ubwe niwe uzabutumurikira. Aho ngaho ntituzongera no gusenga, aho ngaho no guterana bizarangira, aho ngaho tuzamenya Imana nk'uko nayo yatumenye rwose. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo mwishime, ngo nongeye kubisubiramo ni mwishime. Icyatumye bibandikiye nuko yari azi ngo bafite ibyiringiro nk'ibi ngibi. Tubisomye mu ijambo ry'Imana ni mu gitabo cy'Abafilipi mu gice cya 4 umurongo wa 4. Pawulo yandikira bene data b'Ifilipi yarababwiye ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Nongeye kubivuga nti mwishime. Imana ishimwe ko yaduhaye kwishima. Twishimire mu mwami wacu. Mu mwami wacu, igituma dukwiriye kwishimira mu mwami wacu nuko mu mwami wacu ntihabamo guhomba. Mu mwami wacu ntihabamo kwambara ubusa. Mu mwami wacu nta barebare bahaba, nta n'abagufi. Mu mwami wacu nta mashuri ahanitse, nta n'amakeya. Mu mwami wacu twese tuba twuzuye, twese tuba tureshya, twese tuba turi beza. Yesu yaduhesheje igikundiro ku Mana. Mu mwami wacu niho Imana iturebera ikavuga ngo dorabera, dorabaziranenge, dora abantu batagawa. Mu mwami wacu niho Imana iturebera ikavuga ngo dora ubwoko bwanjye, dora ishyanga naronse. Ku bwa Yesu Imana ijisho ryayo ngo rireba mu isi, riri kureba abizeye Yesu abera. Nizo mfura zonyine Uwiteka yishimira. Ku bwa Yesu ugutwi kw'Imana guhora guteze amatwi kumva ibyo abera basaba. Niba utanasabaga uyu munsi usabe, Imana iteze amatwi yiteguye kukumva nuramuka usabye ibihura n'ubushake bwayo. Mwishime rero bavandimwe, munezerwe mu mwami wacu, niho honyine twakwishimira, cyane ko ahandi ho bijya bihinduka. Wishimira kubonye akazi, ejo nako kagatangira kugutera stress, bya byishimo bigahungabana. Si ukuvuga ko akazi utakishimira, urakishimira, ariko burya aho wishimira ibyishimo bishyitse ni muri Yesu. Ni Yesu utajya uhinduka, ni Yesu udateza stress, ni Yesu udateza ibibazo, ni Yesu utaguteza ingaro. Naho ibindi byose byo hazamo ibibazo kubera ko tukiri mu isi. Mwishime rero iteka, mwishimire mu mwami wacu, munezerwe. Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi ntazahinduka. Ibyo nabyo bigutere kumugirira icyizere, ndetse ukomeze no kumwishimiramo, unezererwe muri we, wumva unyuzwe ku bwa Yesu. Wumva unyuzwe ku bwa Yesu. Muri Yesu harimo kunyurwa. Umuntu akanyurwa nuko ari, umuntu akanyurwa n'ibyo afite. Umuntu ntagire ubwoba bw'ejo hazaza, kubera ko ejo hazaza hari mu kiganza cy'Imana. Ejo hashize umuntu ntiyicuze, kubera ko ejo hashize naho Imana yari ihazi kandi byararangiye. Ubu ngubu nta mpamvu yo kwitekereza mu bihe byashize, ni ukwitekerereza muri Yesu, tukishima iteka. Imana ishimwe ko yaduhaye ibyishimo ikaduha umunezero. Hari umuririmbyi nkunda cyane w'168 uvuga ngo bari iyo migisha yose, ngo uyibare ntusige n'umwe, ngo erega ni myinshi yo gutangaza. Ndetse nturemerewe no kwiganyira kugira ngo ntibikihanganirwa, ngo barayamigisha Imana yaduhaye muri Yesu. Niba wumva hari akabazo ufite, dore ibibazo ntibijye bibura mu isi, bari imigisha Imana yaguhaye muri Yesu. Ni myinshi yo gutangaza. Wishime, unezerwe,
kuko naho ibibazo byaba bihari none ejo birakemuka, ariko n'ubundi birasimburana, niko ubuzima bwo mu isi bumeze. Ariko n'uyu munsi n'ejo, ejo tukitahira. Unezererwe rero kuzataha iwacu hiteka, iwacu heza, iwacu hataba intambara, iwacu hataba inkuru z'ibihuha, iwacu hataba inkuru z'intambara, iwacu haba kunezerwa gusa. Ariko n'igihe tutari twahagera, dutangire kuhumva, tuhafiringe, bidutere kunezerwa iteka ryose uko byaba bimeze kose. Birashoboka rwose umuntu ari mu isi akanezerwa. Hari umuririmbyi wavuze ngo, umuririmbyi wa 383 wavuze ngo, ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Birashoboka ko umuntu uri muri Kristo ko no mu gihe cy'amakuba amenya amahoro adashira. Muri Yesu rero hari ukunezerwa, dukomeze tunezeranwe, kandi umuntu utari wabona uyu munezero, we wawumenye ugira ishyaka ryo kuwumugezaho. Nuwaba ari gushidikanya, umumare impungenge, umubwire ko Imana ibyo yavuze ngo kugira ngo igaragarize abaragwa ko isezerano ryayo ridahinduka, ngo byasabye kwishyiraho indahiro, kubera ko nta wundi muntu yiruta wari uhari, yarirahiye ubwayo. Ibyo nabyo tubisanga mu gitabo cy'Abaheburayo. Imana yarirahiye ubwayo, ivuga ko isezeranye natwe isezerano ry'amahoro, isezerano ryo kudukunda urukundo rudashira muri Yesu, isezerano ryo ko izaduha ubugingo buhoraho tukabana nayo iteka ryose. Ku bwa Yesu rero Imana iragukunda, ku bwa Yesu Imana irakwishimira, ku bwa Yesu tuzataha mu ijuru. None wishime kandi unezerwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen.